ibyawe byose Yesu arabizi, ukubayeho Yesu arabizi, imibabaro yawe Yesu arayizi, ingorane ufite Yesu arayizi, abagucunaguza Yesu arabazi, indwara ufite Yesu arayizi. Ariko muri uyu mwanya Yesu agusure mu izina rya Yesu, uhure nawe muri aka kanya. Ageze aho hantu ahura n'uwo murwayi. Icyo amubaje ntabwo yigeze amubaza ngo ese umaze igihe kingana iki hano, ngo ese urwaye iki, kuko yari abizi. Imana ishimwe ko Yesu azi ibyacu byose. Haleluya. Ibyo nawe bikugoye Yesu arabizi. Turasuhuje inshuti zacu za gusenga everyday muri ku mpande zine zitandukanye, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari muri Europe, abari muri Afrika n'abari mu Rwanda. Turabakiriye mu izina rya Yesu, tubashimira ukuntu mugenda mutwikirana ku biganiro tugera tubagezaho, tubashimira kuri comment zanyu mugenda mutugera tuzibona, tubashimira ukuntu mugenda munimo mudushigikira. Imana imuje umugisha nkuko mubona kuri kamera ya gusenga everyday. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, reka tumwakire anabibwire anakomerezaho. Kaze mubyeyi. Murakoze cyane, mbahaye kaze muri iki kiganiro gusenga everyday. Nitwa Bishop Rutagengwa Augustine, nyoboye itorero Harvest International Pentecostal Church mu Rwanda. Ndanezereye ku muri aka kanya kuba ndi kumwe namwe. Mureke turebe ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana mu gice cya 5. Turasoma uhereye ku murongo wa 5 wa mbere kugera ku murongo wa 13. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu. Kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ariyo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Nuko Abayuda babwira ukijijwe bati, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati, wankijije, nawe wambwiye ati, ikorera uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati, uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere ugende? Ariko wakijijwe ntiyamenya yuko ari uwo ari we, kuko Yesu yigendeye kandi hari abantu benshi. Uyu munsi ijambo ngira ngo tuganireho riragira riti, ukeneye Yesu gusa. Ukeneye Yesu gusa. Mu buzima turiho uyu munsi abantu usanga bishinjikirije ku bantu batandukanye. Umuntu yaba afite mwene wabo, ari umuntu ukomeye, atunze, afite imitungo itandukanye, ari umuyobozi se, ari minisitiri, ari depite, ari umuntu ufite inka nyinshi, ari umusirikare mukuru, akumva ko akomeye. Akumva ko afite mwene wabo ukomeye, nawe ubwo akomeye. Ariko burya rwose ni benshi
baba bafite abantu bakomeye cyane ariko ntibibabuze kwa mu bibazo byabo basanzwe bibereyemo. Ni abantu benshi bafite abantu bakomeye ariko bakennye, bameze nabi, batindahaye, na wa muntu bizeraga ko yagira icyo abafasha ntagire icyo abafasha na kimwe. Ariko Yesu wamwizeye we ntajya akorwa n'isoni. Bibiliya iravuga ngo uwamwizeye wese ntabwo ajya akorwa n'isoni. Ntabwo ameze nk'abantu bo muri iyi si wizera bwacya akaguhinduka, wakwibwira ngo ari bunkorere iki, bwacya ntakigukorere, ugasanga urijujuta, ugasanga ugenda ikinyamenyo, waramurakariye, ariko ntukwirirwe umurakarira. Uriya ni umuntu ukeneye ni Yesu gusa. Haleluya! Yesu wenyine niwe ukeneye gusa. Tumaze gusoma inkuru mu gitabo cya Yohana mu gice cya 5, Bibiliya yatubwiye ngo Yesu yari yagiye mu minsi mikuru y'Abayuda i Yerusalemu, kandi aho Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Hari iminsi mikuru y'Abayuda. Kuri iryo rembo ry'intama, Yerusalemu yari ifite amarembo 12. Amarembo y'Yerusalemu ni menshi cyane. Hari irembo ry'intama, hari irembo ry'amafi, hari irembo ryacishwagamo imyanda, hari irembo umwami yagombaga gucamo, hari irembo rya gereza. Amarembo ya 12 yose ntabwo umuntu yavuga ngo yarangize. Wasoma mu gitabo cya Nehemiya mu gice cya 3 gukomeza, uzabona ayo marembo yaragize umurwa wa Yerusalemu. Ubwo rero uwo muntu wari unyunyutse yibereye ku irembo ry'intama, ari aho igihe cyose. Yari amaze imyaka 38. 38 ni imyaka myinshi cyane ku buryo umuntu wavutse uwo muntu akirwara, yaravutse ariga primaire, secondaire, university, ararongora, arabyara, wa muntu akiri hahandi yararwaye adafite kuhava, kuko ni imyaka myinshi cyane, imyaka 38. Iyo Bibiliya tubwira ngo yari amaze imyaka 38, iyo niyo yarwaye. Bishoboke ko yari afite nka 55 cyangwa 60, kuko iyo 38 niyo yarwaye. Iyo yarwaye afite, Bibiliya ntabwo iyivuga. Urumva ko ari umuntu mukuru kandi amaze igihe kinini cyane ari kuri kiriya kidendezi, ari aho kuri iryo rembo, indwara ye ayimaranye igihe kinini cyane. Bibiliya yatubwiye ngo kuri icyo kidendezi hari igihe marayika yabanukaga agakora muri ya mazi, amazi akihinduriza. Amazi yakuhinduriza, umurwayi uri aho utanzemo abandi, itegeko nuko umwe wabanzagamo ari we wakiraga, usimbukiyemo agahita akira. Wa wundi koko yararembye cyane akigumiraho, wa wundi agataha akamusigaho. Bukeye marayika akazagugaruka cyangwa mu yandi masaha yahinduriza amazi, uwinjiyemo agakira akitahira. Uwo muntu yabayeho imyaka myinshi, bataha bamusiga, haza abandi bashya bamusigaho, buke haza abandi bamusigaho, imyaka 5, 10, 20, abaje muri iyo myaka yose bamusigaho bagenda. Ariko umunsi umwe Yesu arahatunguka. Haleluya! Yesu ahageze ngo amenya yuko uwo muntu amazaho imyaka 38. Reka nkubwire wowe nteze amatwi kandi undeba, uko umeze Yesu arabizi. Imyaka umaze mu kibazo Yesu arayizi. Imyaka umaze umerewe nabi Yesu arayizi. Yesu ahageze ntawamubwiye ngo ari kuri ya muntu rwose ngo amaze igihe cy'iki ngo ushoboye wamufasha. Ibyo ntawe abimubwiye, kuko Yesu arabizi. Ibyawe byose Yesu arabizi. Ukubayeho Yesu arabizi. Imibabaro yawe Yesu arayizi. Ingorane ufite Yesu arayizi. Abagucunaguza Yesu arabazi. Indwara ufite Yesu arayizi. Ariko muri uyu mwanya Yesu agusure mu izina rya Yesu, uhure nawe muri aka kanya. Ageze aho hantu ahura n'uwo murwayi. Icyo amubaje ntabwo yigeze amubaza ngo se umaze igihe kingana iki hano, ngo se urwaye iki, kuko yari abizi. Imana ishimwe ko Yesu azi ibyacu byose. Haleluya! Ibyo nawe bikugoye Yesu arabizi. Maze mwaramubwira ngo mbese urashaka kuba muzima, urashaka gukira? Uriya muntu kubera imyaka yari amaze
n'agahinda kenshi, yumva ntawe umwitayeho, yarabyakiriye yumva ko atakira, n'igisubizo cyari gikenewe si cyo yashubije. Baramubaza ngo mbese urashaka gukira? Aravuga ati jyewe urumva nabuze umuntu, hari abandi baza bafite abantu bakabana nabaho, marayika yaza yahinduriza amazi agahita yijugunyamo mu mazi agahita akira akigendera, ariko jyewe uko mbona gutya nabuze umuntu. Urumva imyaka yose yategereje ku kidendezi 38 yari akeneye umuntu, ariko umuntu yaramubuze muri iyo myaka yose. Imyaka yose yamaze yari ahantu yari yarabuze umuntu, ariko umunsi umwe Yesu arahaza. Reka nkubwire, nubwo waba udafite umuntu, nubwo waba udafite kivugira, nubwo waba udafite ukwitaho, nubwo waba udafite umuntu wakugirira neza, ariko Yesu arahari ngo akugirire neza. Uriya muntu yari yarabuze umuntu, ariko icyo yari akeneye nta nubwo ari umuntu, yari akeneye Yesu. Yesu akihatunguka ahageze aravuga ati rero ikorere matera yawe ugende. Cyangwa cyavuze uburiri, ikorere uburiri bwawe ugende. Ako kanya biriravuga ngo ahita akira. Ntabwo Yesu arindira ko marayika aza guhinduriza amazi, kuko Yesu aruta marayika. Ntabwo Yesu arindira gahunda z'abantu bagenderaho, kuko Yesu aruta abantu. Ntabwo Yesu agendera ku bitekerezo by'abantu. Burya hari umuntu usanga yarakwanze, yarakwishyizemo, yumva yagukubitije inkuba, yumva utabaho, ariko Yesu si ibyo agenderaho. Iyo abagendera ku bitekerezo by'abantu ntabwo tuba tukiriho, tuba twarashizeho. Abakwifuriza ibibi ni benshi, abakwifuza ko wapfa ni benshi, abakwifuza ko wamugara ni benshi, abakwifuza ko wakwirukanwa akazi ni benshi, abakwifuza ko wasabiza ntugire icyo utunga ni benshi. Ariko ibyifuzo by'abantu sibyo Yesu agenderaho. We ni Imana, akora nk'Imana, ntabwo agirwa inama n'abantu. Haleluya! Kuko nawe umugira inama rero, kuko akora nk'Imana. Niyo mpamvu yageze kuri uyu muntu arambwira ati wowe rero urashaka gukira, ikorera uburiri bwawe ugende. Atitaye ku myaka maze, atitaye ku bamusetse, atitaye ku bamushinyaguriraga, ako kanya ahita akira, yikorera uburiri bwe, afata inzira aragenda. Abantu benshi ntabwo bajya bifurizanya ibyiza. Amaze gukira noneho biracika, induru ziracika, ahura n'abantu bitwa ngo ni abasabato, abigishwa ba Mose, bamwe bakurikira amategeko ya Mose. Pati wowe ni gute wikorera matera kwa gatandatu? Ni gute wikorera uburiri bwawe ugaca ku muhanda ku isabato? Aravuga ati jyewe uwangijije niyo wambwiye ngo ikorera uburiri bwawe ugende. Haleluya! Yesu yakubohoye, akubohora kubohoye, nta n'akantu na kamwe asiga. Cyagihe ari ku kidendezi yari amaze imyaka yose arwaye. Iyo sabato ntiyamukijije. Abo bantu bayisengaho ntacyo wamumariye. Ndizera yuko nta n'ubigeze amugemurira ku munsi uwo ari wo wose, ariko amaze gukira ibibazo biravuka. Reka nkubwire mwene data, ni kenshi uzabona umuntu Imana yamwibutse yamugiriye neza, amagambo agatangira atuga ari umugore se buriya amafaranga ntiyasambaniye, imodoka yayivanye hehe, ubwo ari umugabo se buriya ntavuye ikuzimu. Ariko se kuki abantu bumva ko mu kuzimu ariho hari imitungo iruta iyo mu ijuru? Mu ijuru hari byose dukeneye. Haleluya! Ntabwo ikuzimu kurusha imbaraga ijuru, ntabwo Satani arusha imbaraga Imana. Mu ijuru birahari byinshi cyane kandi bidutegereje. Abantu barahaguruka bati ntabwo twumva ukuntu yikoreye matera, ntabwo twumva ukuntu yikoreye uburiri ku munsi w'isabato. Ariko arabasubiza ati uwangize muzima niwe wambwiye ngo nikorere uburiri bwanjye ngende. Reka mabwire bene data, ibyo ducamo muri iyi si ni byinshi cyane, ibitugora ni byinshi cyane, kandi tudashoboye kwikemurira. Hari igihe wibaza ngo hari umuntu uzabinkemurira, mfite mwene wacu ukomeye, ikindi gihe nta kintu cyakumarira. Ndibuka iri wacu mu burasirazuba, niho nturuka, burasirazuba bw'u Rwanda, hari umuntu ndamuzi cyane, yari umuturanyi wacu, yari umukene cyane, ariko afite bene wabo bakize. Umwe akora
muri minisiteri y'amashuri, undi akora mu yindi mishinga ikomeye cyane, kandi yarababereye ise wabo. Uwo muntu yaje yaratindahaye, aba mu kazu katagira sima, kameze nabi, yigeze no gufungwa, nta n'uwanamusuye. Igihe kimwe uwo muntu aza no kwipfira, niyo nanamuvuga nta umuzi. Uwo muntu yitwaga Alex, yari umuturanyi wacu. Uwo muntu amaze gupfa, ndakubwira imodoka zarashoreranye zivuye muri za minisiteri, zivuye muri iyo mishinga ikomeye cyane, abantu baburaho baparika, imodoka zirashorerana nyinshi cyane, batangira kuzipanga ku mihanda, habuze aho ziparika. Ariko akiri muzima, nta n'uwigeze amusura, nta wagize cyamumarira. Ari no muri gereza, nta n'uwigeze anamusura ngo amushyire byibana n'isano yo kumesa, cyangwa amushyire n'isukari yanywera muri gereza. Kubera iki? Ni abantu ushobora kubiringira ntibagire icyo bakumarira. Ntukiringire abantu, ibyiringiro byawe bishyire mu Mana. Ukeneye ni Yesu gusa, ntabwo ukeneye abantu. Abo bantu bari bakomeye, baje mu kiriyo, imodoka araziparika, ntugira ngo niza modoka zigura miliyoni 2-3, imodoka zihenze zikomeye cyane, n'abaherekeje benshi cyane bakomeye cyane bazwi mu gihugu. Ariko akiri muzima ntawigeze amusura. Kubera iki? Ni abantu yararindiye ati abantu bamfasha, ariko ntawigeze amufasha n'umwe. Natwe ntabwo dukeneye abantu. N'uwagufasha kandi ni Imana izayimutumye ngo uriya muntu ugende umufashe. Koko umuntu ku giti cye nta cyiza cyamuvamo, ariko iyo Imana imutegetse yaza akagikora. Iyo ukeneye rero ni Imana, si uwo muntu. Ukeneye Imana, ukeneye Yesu kwa mu buzima bwawe. Yesu yaje mu buzima bwawe, ibintu biratungana. Yesu amaze gutunguka hariya hantu, ako kanya wa muntu ntabwo arindiriye gahunda y'amazi y'ibirindura, ntabwo arindiriye gahunda ya marayika, ntabwo arindiriye umusunikamo. Yesu yari yahageze. Haleluya! Yesu yahageze, ibintu birahinduka. Yesu yahageze, ntakora nk'abantu. Yesu yahageze, akora nk'Imana, ntakora nk'abantu. Uwo rero niwo dukeneye. Muri kiriya gitabo cya Zaburi ya 46, Zaburi 46 umurongo wa 1 n'uwa 2, Bibiliya avuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu, niyo mbaraga zacu, n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Niyo mpamvu tutazatinya naho isi yahinduka, imisozi igakurwa hayo. Isi gihinduka, imisozi igakurwa hayo, ngo ariko Imana yacu n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nanjye mbabwira ngo ibyiringiro byanyu mubishyire mu Mana, ntukiringire umuntu. Ndetse Bibiliya iravuga ngo uwiringira umuntu avumwe. Mwishyire ibyiringiro byanyu ku bantu, mwiringire Imana, no kubikora izabikora. Muri Zaburi y'121, Zaburi y'121, reka nsome amagambo umurongo wa 1 kugeza kwa 2, haragira hati Zaburi 125 umurongo wa 1 n'uwa 2 hagira hati: abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukazageza iteka ryose. Oh, haleluya! Nanjye mabwira muri aka kanya ngo mwiringire Uwiteka, ibyiringiro byanyu mubishyire mu bantu, ko mushyire ku Mana. Abantu ntacyo bazabamarira, n'uwagira icyo akora ni Imana izayimutegetse ngo genda ukore kiriya kintu. Ariko Imana iyo iri kumwe nayo ntacyo uzayiburana. Imana izagukiza ibibi byose, Imana izakurinda ibibi byose, Imana izagendana nawe, Imana izakurinda, izagufata ukuboko, ahakomeye izahagucisha, ariko ari uko wayiringiye. Haleluya! Iyo wayiringiye ntacyo uzayiburana. Muri kiriya gitabo cya Abaroma igice cya 10 ku murongo wa 13 haravuga ngo koko uwayiringiye ntabwo azakorwa n'isoni. Ndakubwira mwene data wonteze amatwi, wowe wiringira Imana gusa uzabona kujya neza kwayo, ntacyo uzayiburana na kimwe. Uri kumwe n'Imana uzakora ibikomeye cyane. Mbaho urugero rumwe. Igihe kimwe hari agakoko gato kitwa ngo nagashishi, ngo kagiye gutembera, urugendo rwari rurerure cyane, rwakure kandi kageze mu nzira gahura n'inyamaswa nini cyane yitwa inzovu.
ngo bigenda biganira. Ntumbaze ngo byavugaga ururimi ruhe, niba ari Igiswahili, niba ari Icyongereza, niba aravuga Ikinyarwanda, ntumbaze ngo bavuga ururimi ruhe, ariko byagiye biganira. Bigeze mu nzira bigira ngo ahantu hari ikiraro cy'ibyuma. Urabizi ikiraro ukuntu cyubakwa, icyuma kimwe gitambitse aha, ikindi hariya, ikindi hariya. Hagashishikara areba ati hano ntabwo ndi buhace, undapfuye birarangiye, hano ntabwo nahaca. Ngo karagenda, ariko uko ndiko n'inyamaswa ikomeye rero, reka nyurire iri buhace nanjye ngo ndamaciye. Agashishikara ku kuguru kazamuka kugera ku gutwi. Inzovu iragenda n'ibaraga byose, ukikandagira bya byuma bitigita ikiraro kinyeganyega, ikandagira ikiraro kinyeganyega gitaka. Bimaze kwambuka cya kiraro, agashishikara imanukira, bikomeza kugenda biganira. Bigeze imbere, agashishikara afata inzira yako, inzovu nayo ifata inzira yayo. Agashishikara kageze ku nshishizene wabo, gatangira no kuvuga uko urugendo rwagenze. Kavuga ati ariko burero jewe sinkiri wa undi mwari muzi, ariko ubwo muza aho ngeze jewe sinkigendana n'ubuntu bw'ubunyamaswa bw'amafuti, inkwavu, imbeba, utujangwe, ariko muzi ukuntu naje uyu munsi. Jewe nazanye n'umuntu ukomeye bita Nzovu, kandi twaje tugana ibintu by'amabanga bikomeye cyane mutabasha kumenya mwebwe. Atari Mbabazi, mukanya cya kiraro cyahariya hepfo mwumvaga kivuza induru cyenda kuriduka, ntabwo mwumvaga ibyuma bibomborana. Utundi dushobora twabyumvaga, ariko burya yari jewe na Nzovu twari tukirituye. Cya kiraro cyo kidukiza kigize Imana, ariko twari tukirituye. Twakandagiraga kikanyeganyega gitaka, cyabuze aho gihungira, tugakandagira kigataka, tugakandagira kigataka. Twari tukirituye. Ariko ikibazo koko urushishi rwanyeganyeje ikiraro. Ikibazo cya kabiri, mbese inzovu inyeganyeza ikiraro yari yonyine? Ninde wanyeganyeje ikiraro? Ikiraro cyanyeganyejwe n'inzovu iri kumwe n'urushishi. Nubwo uburemere bw'inzovu ari bwinshi cyane butagereranywa n'ubw'urushishi, ariko byari kumwe byombi binyeganyeza ikiraro. Reka nayo babwire bene data, natwe nituba turi kumwe na Yesu tuzanyeganyeza. Haleluya! Tuzakora ibikomeye, tuzanesha, tuzagera kure, tuzatunganirwa, kuko Nzovu wacu ari we Yesu, ni udushoboza. Haleluya! Mu gitabo cy'Abafilipi 4:13 Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Hari umpa imbaraga akanshoboza ngashobora. Haleluya! Mu gitabo cy'Abaroma 8:37 haravuga ngo twebwe turanesha birenze no kunesha kubera wadukunze. Hari wa wundi wadukunze uduha kunesha birenze no kunesha. Mu Cyongereza bavuga neza ngo we are more than conqueror. Turenze bamwe bafata mpiri kubera wadukunze. Haleluya! Uwadukunze aduha imbaraga, aduha ububasha tukanesha. Ibintu bikomeye cyane ukuntu biciyemo, ibindi byazakonura birenze, bakakuroga bakabona ni wapfuye, bakagutega ibi bakabona wabisimbutse, bakagutega iminsi bakabona ntacyo yagutwaye. Nukuri kumwe na Nzovu ari we Yesu. Haleluya! Wowe na Yesu muzakora ibikomeye, wowe na Yesu muzagera kure. Niyo mpamvu nkubwira ngo ukeneye Yesu, umuntu ukeneye Yesu, umuntu wamushaka iki? Umuntu uzapfa akabora, umuntu ugenda akibagirana, umuntu ugenda akakwibagirwa munavukana mwaronse rimwe, akaba atagwa n'ibihumbi 5 byo kugura umuceri wo kurya. Umuntu ni umuntu. Wowe fata Yesu ukomeze kandi ntuzamure kure. Haleluya! Haleluya! Muri kiriya gitabo cy'urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 ku murongo wa 4, Yohana yanditse avuga ngo mwebwe bana bato mwaranesheje ko kuri muri mwe aruturi muri iyi si. Yesu twakiriye aruturi muri iyi si. Mufate umukomeze ntuzamure kure kugeza ku munsi anyuva muri iyi si. Ntuzare kure Yesu, mufate umukomeze. Wa muntu wo ku kidendezi yari yarabuze umuntu. Niyo mpamvu
iyo aza gutangira gusenga Imana kuva mbere, nizera ko aba yarakize kera, ariko yicaye ategereza umuntu azatunguka ryari, hari hehe, ninde uzamfasha, ninde uzansundurira mu mazi, ninde nanjye uzanjugunyamo nk'abandi, ko jye nabuze umfasha. Agumaho akompureninga, ataka, avuga ko yabuze umuntu, yarihebye, wenda avuga n'amagambo mabi, abantu bose yarabanze, abantu jye baranyanga, ntawe umirika mu mazi, bamara gusunika baho bakigendera, jyewe nta muntu nkunda, nta muntu ndeba neza. Ugasanga baheze mu magambo. Va mu magambo, shaka Yesu. Haleluya! Yesu nakugeraho azakora ibikomeye. Nta nubwo uzaba ugikeneye umuntu, ko kuwukeneye ni Yesu gusa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukeneye ni Yesu. Reka mvuga uyu mugabo Yesu mu gitabo cya Yohana mu gice cya 6 ku murongo wa 48. Yesu aravuga ngo nijye mutsima w'ubugingo, undya ntazasonza na hato kandi ntazagira inyota na hato. Ukeneye ni Yesu. Yohana 8:12 Yesu yaravuze ati nijye mucyo w'ubugingo, uza hondi ntazagenda mu mwijima na rimwe, ahubwo azabona umucyo w'ubugingo. Yohana mu gice cya 10 aravuga ati nijye rembo ry'intama, uzi wanjye azinjira asohoke abone urwuri, kandi ntawe uzamuvuvunyira mu maboko yanjye. Uri muri Yesu ntacyo uzaba, uzakomera, uzakora ibikomeye, uzagera kure, ko kuri kumwe na Yesu. Mu gitabo cya Yohana mu gice cya 11 umurongo wa 25 Yesu aravuze ngo nijye muzuko n'ubugingo, unyizera naho yapfa azongera abeho. Haleluya! Uri muri Yesu, gupfa si ryo herezo ryo kubaho, naho twapfa tuzongera tubeho, koko turi kumwe na Yesu. Yohana 14 umurongo wa 6 Yesu aravuze ngo nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data ataregeye umujyanye. Ndangiza mbabwira bene ata ngo mugume mufate Yesu, mushake Yesu. Niba utarakizwa muri aka kanya, ndagusaba ngo ushake Yesu kandi umugumemo. Kandi warakijijwe, ntuzamuveho, mufate umukomeze, ntazagira umugukuraho, kuko uwafashe niwe. Fata ukomeze, ntuzamurekure. Iminsi yawe yose yo kubaho kwawe ukeneye Yesu gusa. Yesu hano mu isi muzabana, no mu rupfu muzajyanayo. Ni nawe uzakuzura, ni nawe uzaguha ubugingo. Uhoraho ushoboye byose, niwe wo kubana nawe, niwe wo gushakisha ukamwubaha, ugakora ubushake bwe iminsi yose yo kubaho kwawe. Koko Yesu ni byose muri byose. Imana ibaha umugisha, Imana ibagiriye neza, Imana ibane namwe. Kandi nkuko watabaye uriya muntu wo ku kidendezi, ibatabare muri aka kanya mu izina rya Yesu. Ikibazo waba ufite cyose, Imana igutabare. Uko yasuye uriya muntu wabuze abantu bamufasha, nawe igutabare. Wagira abantu utabagira, agutabare mu izina rya Yesu. Akugiriye neza, ahure n'icyifuzo cyawe uyu munsi. Icyo umwifuzaho akiguhe mu izina rye ryera, ubone kugira neza kwe. Imana wamugisha kandi ibagiriye neza. Mukomeze kwijyana iyi gahunda ya gusenga everyday, kandi mukora subscribe, munasharinga, kandi mutanga n'ibitekerezo ku biganiro tuba dutanga. Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Bishop Rutagengwa Augustine. Reka dusenge Imana tuyishimira. Mana yacu, Mana nziza, Mana igira neza, niwe Mana yacu, niwe byiringiro byacu n'imbaraga zacu. Ufite ubushobozi bwose, ntabwo ukora nk'abantu, ntabwo ukora nk'abamarayika, kuko uri Imana. Wakijura muno ku kidendezi, yarabuze umufasha, atagira kirengera. Natwe Mwami afite ibibazo, niwe wabidukuramo, nta wundi. Ntabwo dukeneye abantu, niwe dukeneye wenyine, niwe wadufasha wenyine. Nawe tugusaba muri aka kanya ngo uhure na buri wese nteze amatwi ufite ibibazo wese, yaba arwaye uhure nawe umukize, yaba atagira akazi ukamuhe, yaba afite ibibazo byo mu rugo ubimukemurire. Ikibazo cyose yaba afite umugire neza kuri muri aka kanya, abone kujya neza kwawe. Ndagushimiye, icyubahiro ni icyawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Nitwa Rutagengwa Augustine, nabibabwiye. Telefoni yanjye ni 07824914 7 ndayisubiramo,
telefone yanjye ni 0782491477. ntuye muri Gasabo, Kimironko, muri Kibagabaga. Rwose urusengero rwacu ruri hari iruhande rwa Radio Maria neza, birafatanye. Imana ibahe umugisha kandi bagiriye neza mu izina rya Yesu, amen.